Hello friend, muri iyi video tugiye kureba ese ni gute wafata ikinyarwanda ukagihindura mu cyongereza cyangwa se icyongereza ukagihindura mu kinyarwanda. Byigeze bikubaho umuntu akakohereza nka SMS yo mu cyongereza ariko utakizi? Yego bibaho akenshi kuko ntago abanyarwanda twese tuzi icyongereza, hari abatakizi bakoresha ikinyarwanda gusa. Umuntu ashobora kukwandikira icyongereza mu buryo bwiza, kwidefanda no kwihagararaho utamubajije icyo bisobanuye, ukabyisobanurira ukoresheje telefone yawe, ari byo bita mu rurimi rw'icyongereza translate language. So twagiye rero mbereke buri kamwe akantu ku kandi. Nagusaba kunkurikira wowe niba uri mushyashya kuri channel, make sure you subscribe me. Kora subscribe dukomeze kubana, mugende mubona n'ibindi biganiro ngenda mbagezaho. Twagiye. Fata telefone yawe ujye muri Play Store cyangwa se App Store cyangwa Play Store. Dore ngiyi urayibona, dore ngiyi, kandaho. Urabona njye ntabwo data zifunguye, nta n'ikintu bari kunyereka kuko njye ntari gukoresha mega. Mwibutsa ko utadownloadinga nta megabyte ufite. Fungura data uze muri Play Store, nuhagera uraza ukanda hano handitse search. Ukanda hano handitse search, urahabona, urakoraho. Urabona ko nyine nta zindi app bari kunyereka, ariko icy'ingenzi ndi kukwereka ni uko wahita uza hano hejuru aha, ahita ukoraho gutya, wandikemo ati Kinyarwanda. Urabona ko njyewe ntago ndarangiza kuryandika, sorry. Kinyarwanda, urabona ko bayinyetse hano hejuru. Kinyarwanda translate. Sorry, ari mbyanditse nabi. Kinyarwanda translate. Byari binaniye kuryandika ariko sorry, bijya bibaho, kwibeshya bibaho. Dore ngiri aho ryanditse, muri kuribona. Ngiri aho ryanditse. Ngiri hano hepfo. Kinyarwanda translate English. Bahita bakwereka app imeze uku. Dore ngiyi njye ndayifitemo hano. Wahita ukora download, nurangiza gukora download, dore ngiyi. Murihangana nta data mfite, mba mfite data nari kubibereka neza. Icyo urakora ni iki? Urakandaho, urategereza. Urabona ko hari indimi nyinshi. Language translation, chat translation, image translation, live translation, camera translation. Ngira ngo muratubona utu tuntu turi hano. Muri kutubona utuntu tugiye dutandukanye bitewe n'uko ushaka kubikoresha. Sorry. Wowe rero niba ushaka kwandika inyandiko, vayo ukanda hano hejuru.
kandaho very good, byiza cyane. Urabona ko nsanzemo amagambo mperuka kwandikamo. Reba hano haranditse ngo aha, ndetse ngo kubera iki umbajije uko. Icyo ni Ikinyarwanda twese turabizi, kubera iki umbajije uko. Hano haranditse ngo why are you asking me now? Kubera iki umbajije uko. Why are you asking me now? Urabyumva? Okay, mbibutsa ko kandi ino application ikoresha megabyte. Nta kintu baguha na kimwe udafite megabyte. Ushaka uraza ugakanda hano bakabigusomera rwose kuri aka kantu bikisoma, nicyo kavuze. So murabibonye, dore hano ugiye kwandika mu Kinyarwanda ushaka ko baguha Icyongereza, uraza ukandika, hanyuma kwandika ugahita ukora hano akantu abasanzwe bakoresha smartphone gasobanuye send cyangwa se send. Okay, uhita ubona icyo bisobanuye hano. Ubwo ushaka gufata Icyongereza ukagisobanura mu Kinyarwanda, uraza ukande aha kuri aka kantu. Urabona hano habanza Ikinyarwanda, hano hagakurikiraho Icyongereza. Ubwo turi kubaza mu Kinyarwanda bakaduha Icyongereza. Okay, noneho wowe vayo ukande hano, barahita bavana Icyongereza hano bakizana aha, bafata Ikinyarwanda bakizana aha. Ubwo uraba ugiye kwandika Icyongereza ukagisobanura mu Kinyarwanda. Okay, kandaho gutya, urabona ko bibaye exchange. Wakandika mu Cyongereza na n'ijambo wenda urugero ukandikemo example, nje nanditsemo gutya, witwanda ahandi tayari, bikaba bagahita baguha ubusobanuro aha. Ijambo twanditsemo ni ry'Icyongereza. Ndizera ko umaze kubimenya. Tutararangiza, hari ukuntu ushobora kuza gutya muri SMS. Nimba umuntu yakwandikiye SMS, urugero wenda arabona iyi SMS ya Airtel Money ivuga ngo mobile top up successful for your change. Urayibona? Niba ariyo bakwandikiye utari gusobanukirwa, wikoreho, nanyuza kuyikoraho. Example wenda ni iyi ngiyi, urabibona. Iyi ni iy'amayinite naguze, nawe utari kubibona. Okay, uraza ukandeho ugumisheho, ubitukura. Urabona ko iyi isiza mu kantu k'ubururu, background y'ubururu, isiza na background y'ubururu. Uraza uhita ukora hano kuri aka kantu ka copy aka, nangiza kugakoraho, urabona bahise banyereka copied. Urahita ukupa ugaruke muri ya app yawe. Iyi ngiyi urabona ko ino app inariho idarapo ry'u Rwanda n'irya Amerika. Bivuze ko ari ururimi rw'Ikinyarwanda n'urw'Icyongereza, kuko ari ibyo bihugu bizikoresha gusa. Kandaho, uraza hano wandikira, ukoreho
nurangiza gukoraho urabona hano bya bintu twakoze kopi sorry biri guhita bigenda hano ntabwo bikunda, ariko nyine muri kubibona byo bintu twakoze kopi. Dore ngibi hano aho byanditse, reba hano neza handitse mobile tap, urahita uza ukoreho, urabona bivuyemo aho byari biri, urabona bibigiyemo. Urahita ukanda hano nk'uko bisanzwe, uwohereze uhita ubona mu kinyarwanda hano uko bivuze. So ndizera ko mwabibonye, mbasaba gukora subscribe kuri iyi channel. Ni Sekamana Olivier, nkomeze kubagezaho n'utundi tuntu mugiye mutazi. Hari byinshi nzagenda mbereka, izindi app z'ingenzi. Hano mfitemo na app nyinshi cyane ngomba kubasobanurira, ndetse n'izindi mudasobanukiwe zose. So kora subscribe, ufungure inzogera ujye ubasha kubona izindi video zose postinga. Ciao ciao.